Ku nshuro ya kane Kigali asanzwe habera imurikagurisha hatangiye imurikagurisha ry'ibikorerwa mu Rwanda Made in Rwanda Expo igitezweho guhuza abakora ibintu bitandukanye bikorerwa imbere mu gihugu ndetse n'abaguzi. Bamwe mu baje kumurika ibikorwa byabo muri iki gikorwa bakaba bagaragaza ko uyu ari umwanya mwiza bababonye wo kwereka ndetse no gusobanurira abanyarwanda cyane cyane ababagana ibyo bakora ndetse no kubagaragariza uburambe bwabyo berekana ko nabyo bikomeye. Twari tuyikeneye cyane bitewe nuko abantu benshi bajya bifuza ibintu bijyanye n'amamebure cyane cyane hanze, ugasanga barajya gushaka imbaho izo twita MDF, ugasanga birahenda, ugasanga kubita na transport kubizana, kandi nanone ugasanga na karite y'ikintu nago ikomeye cyane. Rero kugira ngo tubigaragarize abanyarwanda tunabibereke, iyi expo nico yadufashije, yaduhaye umwanya wo kugira ngo tugaragaze ibintu byacu, tugaragaje Made in Rwanda uko imeze koko n'ubukomere bwayo. Twagize umugisha kubera iyi expo, abarimo kuza baraza bakabikunda bakabireba, tukabasobanurira uburyo ki bikomeye, uburyo ki ari byiza, tukamwereka amafoto, tukabahereza depliant, tukabahereza ama contact yacu. Kuba ibikorerwa mu Rwanda bitaratangira kwitabirwa ku kigero cyo hejuru nk'uko biba bikwiye ngo biterwa n'imyumvire ikiri hasi ndetse no kuba abantu batarabimenyera, gusa bakaba bagaragaza ko iminsi igenda ishira bigenda bigaragara ko barushaho kubyitabira. Aho dukorera navuga ko atari cyane, aho gusanga leta ari idufasha kugura ibintu bya Made in Rwanda, ariko umuntu ku giti cye abaturage ubona batabikunda cyane, sinzi impamvu. Ariko bon, nubwo tugitangira ino expo, reka twizere ko bazaza ari benshi. Ko imbogamizi nuko abantu batari babimenya cyane, hakenewe gukora ama publicité. Impamvu nibwira ko batari batangira kugura ibya mu Rwanda, hari imyumvire iterwa nuko bumva ko ibintu biturutse hanze iteka aba ari original kuruta ibikorewe mu gihugu cyacu, ariko Rwanda rumwe sibyo kuko ibikorerwa hanze bishobora no gukorerwa mu gihugu cyacu. Urugaga rw'abikorera mu Rwanda PSF rugaragaza ko abakora ibikorerwa mu Rwanda hirya no hino mu gihugu mu bice bitandukanye bagera kuri 450. Ababikorera akaba ari abatanga serivisi zitandukanye bifashishije ibikorerwa mu Rwanda bizwi nka Made in Rwanda ndetse n'abakora ibikoresho cyangwa ibindi bikorerwa mu Rwanda. Bikaba biteganyijwe ko iri murikagurisha ry'ibikorerwa mu Rwanda ryatangiye uyu munsi rizasuzwa ku ya 4 Ukuboza uyu mwaka.